n'abanyapolitiki babiri b'Abanyarwanda nibo baza ku isonga rya opposition nyarwanda ikorera imbere mu gihugu imbere mu Rwanda. Abo ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, perezida w'ishyaka Dalpha Umurinzi, na Maître Ntaganda Bernard, perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri. Mu gihe bamwe bafata nk'abakora politiki iciriritse, mu gihe bamwe babona nk'abavuga ijwi ryabo ntirirenga igisenge cy'inzu bicayemo, ubwabo n'amashyaka yabo ntibacika intege, bakomeza kugaragaza ko batari ingwizamurongo muri politiki, ko atari abakinnyi b'ikinamico cya politiki, ko atari bamwishakira ndamu opportuniste muri politiki, ko ahubwo bahagurukiye guharanira u Rwanda rwiza gusumba urwo basanze, rwiza gusumba aho barusanze. Ntibemerewe gukurikirana ibiganiro byacogamiye inama mpuzamahanga iri kwera mu Rwanda, ntibemerewe kubikurikirana hamwe n'abandi ngo babe barabitangamo ibitekerezo, ariko ijwi ryabo ubudatsimburwa n'ubudatezuka byatumye abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bafata urugendo babasanga aho bari, ni mu rugo kwa Madame Ingabire Victoire, bagirana ibiganiro. Mwakwibaza muti abo babasuye ni bande? Abo badepite n'abandi bari kumwe ni bantu ki bazindukiye gusura Victoire Ingabire Umuhoza na Maître Ntaganda Bernard? Muri mwe haraba bafite amatsiko yo kumenya icyo Maître Ntaganda Victoire Ingabire baba baganiriye n'abayobozi. Muri mwe harabibaza bati kuki bariya, kuki aribo bagiye kureba. Muri mwe hari n'abongera bakibaza ngo ese byatanze cyangwa bifite umusaruro ki nyuma yo kuba baravuganye. Byatuzinduye turahabera kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa Kamena kwa gatandatu umwaka wa 2022. Madame Victoire Ingabire arava imuzi n'umuzingo icyo mwibaza cyose ku biganiro bagiranye n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Abakurikiye Pax TV Reme News, twongeye kubaha ikaze. Ikiganiro cya none turi ku itariki ya 21 ukwezi n'ukwa gatandatu Kamena umwaka wa 2022. Turi hamwe n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi. Ni ishyaka ritarandikwa amategeko, twirinze kubyita cyangwa kuvuga ishyaka ritemewe n'amategeko nk'uko bamwe bavuga kutemerwa rwa turigize iby'abagizi ba nabi cyangwa se iryabuzanijwe. Siko biri rero, ni ishyaka ritandikwa amategeko. Inyito nkoresheje niyo cyangwa ndabicuritse ahubwo? Oya, ibyo ukoze nibyo, ni ishyaka ritarandikwa mu mategeko kubera ko digitegereje ko ababifite mu nshingano RGB batwemerera. Nigeze kubandikira mbasaba ko twahura kugira ngo turebe imbogamizi ziri hehe, ariko nta kintu banshubije. Ariko ibyo ntabwo biduhagarika kuko igikenewe nuko dukomeza guharanira ku gihugu cyacu, igihugu kigendera ku mategeko. Niyo mpamvu ari ibintu nkunda guhagararaho cyane kuko dufite amategeko yemerera amashyaka menshi, ariko wakora ibisabwa ugasanga barakubujije kwibaza amategeko tuyafite mu mpapuro, kuki harabura iki kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. N'uburyo wambaye ndabona nambaye mu mabara ya bendera rya Dalpha Umurinzi. Nibyo, haraburamo umweru. Hanyuma ishyaka Dalpha Umurinzi, ishyaka washinze ariko ritarandikwa amategeko, kuba mutarandikwa nubwo uvuze ko ibyangombwa bitaraboneka, nubwo uvuze ko inzira ikiri ndende wenda hari ibikibura, wumva ntacyo kirimo kuba witwa umuyobozi w'ishyaka ufite n'ishyaka ufite n'abarwanashyaka mutarandikwa?
icyuho ni kiri mu itegeko, ni nacyo nashakaga kugira ngo nyine icyo cyuho kirimo nkivugane n'ababifite mu nshingano ari bo RGB, turebe uburyo icyo cyuho cyavamo, no kugira ngo no mu yandi mashyaka cyangwa abandi bashaka gushinga amashyaka icyo cyuho kibe cyavamo, ariko kuba batarashatse ko duhura nyine ni cya kibazo kigaragaza ko tugifite inzira ndende muri demokarasi. Ako karagaciyemo ikitugenza rero uyu munsi nka Pax TV tuje kukubaza ku bijyanye no gusurwa kwawo. Urugendo ejo twabonye usurwa n'abashinga amategeko abadepite mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni bamwe mu bitabiriye ibiganiro bya Commonwealth, bari gukusanya ibitekerezo ku miyoborere myiza n'izindi ngingo zinyuranye. Uzizi kuturusha, twe tuzizi mu rwego rwo gukurikirana itangazamakuru, uzizi nk'umunyapolitike. Ubwo uratubwira ese bari abadepite bagusuye bagezwaga n'iki? Murakoze. Mu by'ukuri nari kumwe na Maître Ntaganda, abantu batagira ngo ni njye nyine wari uhari. Nari kumwe na Maître Ntaganda, perezida fondateur w'ishyaka PS Imberakuri. Hanyuma dukujyana inama n'abari abadepite bava mu mashyaka anyuranye mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari uva mu ishyaka rya Liberal yo kwishyira ukizana, hari abava mu ishyaka ry'abakozi Labour Party, yego, hari n'abava muri ya shyaka rya conservateur, sinzi uko umuntu yagita mu Kinyarwanda, naryo riri ku butegetsi. Ni ukuvuga abadepite bombi bari muri iyo delegation. Twahuye turaganira, dukorana inama y'iminota 45. Ishyaka ryakoze batakuze kuvuga ko ari ritsimbarara ku mahame yahozeho, yego. Ubwo rero twaraganiriye nabo, bari kumwe n'umuntu hari shyira hamwe iyo komisiyo. Abo badepite uko bari muri abo mashyaka anyuranye, ariko hari komisiyo bahuriyemo ya politiki y'ububanyi n'amahanga bwa Afurika, bagakurikirana mu by'ukuri politike, ubuyobozi bw'igihugu cyabo bugirana n'ibihugu binyuranye byo muri Afurika. Hari rero n'ukuriye ishyirahamwe ryitwa naryo rikurikirana ibibazo byo muri Afurika, bagasa nkaho babikorera ubuvugizi muri iyo nteko ishinga amategeko. Noneho hamwe bagahuriza hamwe bagasaba ubuyobozi bw'igihugu cyabo, abashyira mu bikorwa politiki y'igihugu cyabo nyine kuyubahiriza. Nawe rero yari arimo ukuriye uwo muryango, iyo association yitwa Royal African Institute. Ubwo rero twahuye turi abantu 6, kuko harimo navuga umutekinisien wo muri komisiyo ishinzwe ibibazo bya Afurika. Mu byo twaganiriye rero na mucamake navuga ko ari ingingo 3 z'ingenzi. Ingingo ya mbere nijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu, iterambere rigeze rwose tubona ko amaraporo avuga ko ibintu bimeze neza, bihagaze neza mu Rwanda. Tubirabwira ko turetse amakabya nkuru hari ibyagezweho koko, ariko ko hari n'urugendo rurerure tugomba gukora. Dufite urugendo rurerure cyane, tubereka ko mu biturage byo mu Rwanda ubukene rwose bumeze nabi, bunoma, ko hakenewe imishinga y'iterambere igomba kuzamura abaturage b'igihugu cyacu, ko ntabwo dushobora kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu. Umujyi wa Kigali ari gutera imbere, ariko n'imijyi navuga ikorerwamo ubukerarugendo aribona niburi bikeye, ariko wajya mu byaro inyuma yaho ugasanga abaturage bakora cyane. Tubabwira ko niba dukeneye iterambere rizamura buri munyarwanda wese, iterambere rigera kuri munyarwanda wese, kugira ngo nyine igihugu cyacu kive mu bihugu bikennye. Tuza kugura muri ibyo by'iterambere rero banatubwiye, nubwo tubwira bati ariko urubyiruko twari muri conference y'urubyiruko, rutubwira ko urubyiruko rwo mu Nyarwanda, igihe abandi bo mu bindi bihugu bavugaga nyine ibibazo bahura nabyo mu Rwanda, batubwira ko rwose bafite icyizere cy'ejo hazaza. Turavuga ati ikibazo dukunze kugira mu buyobozi bwacu nicyo bita gutekinika nyine, bakagenda bagafata abana nk'abo ngabo bakabwira bati nimujya mu nama muvuge ko nta kibazo. Birashoboka ko abana bajyanye muri iyo nama kuko bo nta kibazo bafite, ari rwa rubyiruko rwagize amahirwe ngo rwo mu bisubizo, niko njya numva niyo terime igezweho ngo rwo mu bisubizo, gusanga ari babana mu bisubizo. Ariko abana mu bisubizo ntabwo bahagarariye babana ba rubanda giseseka barangiza kwiga iwabo baragurishije udusambu twose, bari bategereje ko babona bazabona akazi, bakarangiza bakabura akazi, ugasanga n'abarumuna babo ntibashoboye kwiga kubera ko amafaranga yose bari bayatanze kuw'imfura, bibwiraga ko narangiza akabona kaminuza zaza akabona akazi. Urwo rubyiruko rwa giseseka rero nirwo dufite ruri rwinshi cyane, rurimo rushomera, rufite ikibazo cy'ubushomeri. Twebwe dufite urubyiruko uyu munsi ntegeza ko 60% by'urubyiruko rw'u Rwanda, by'abaturage b'u Rwanda
60% ni abantu bafite imyaka kuva kuri 40 kujyana hasi. Tukerekana ko abo bantu bafite n'umuzigo ku gihugu igihe badashobora kubonera imirimo n'ibyo bakora. Noneho nge nkavuga nti rwose birababaje ko iriya nama nasomye yusomye mahame yabo cyangwa bahurira mu ndira avuga ati n'urubuga duhuriramo kugira ngo turebe byagezweho turebe n'ibitaragerwaho mu bihugu byacu nk'abanyamuryango, turebe uko dufashanya kugira ngo nyine abantu biteze imbere. Kuba rero dufite urubyiruko ufite ibyo bibazo urwagiye mu nama urukuvuga ati twebwe nta kibazo dufite, umva ni ikibazo gikomeye. Donc twavugiye ko nyamara dufite urubyiruko nyine rufite ibibazo kiri turubanda ruseseka. Twabwiye tutonda bamwahuye nabo mu bisubizo ariko batarabo mu bisubizo kandi ari nabo benshi barimo bararira, barimo barataka, bakeneye kubona igishoro kugira ngo bashobore kubona uko bibesha. Birababaje rero ko nka okaziyo nk'iriya nyine abantu batayikoresha ngo babyaze umusaruro uko bikwiriye, tugatahira kwirarira gusa. Hanyuma ikindi twagarutseho ni ikibazo kijyanye n'imiyoborere y'igihugu. Imiyoborere y'igihugu harimo byinshi cyane, harimo bya bintu nemaze kuvuga mu kanya bijyanye no kubahiriza amategeko, harimo ibijyanye na demokarasi, uburenganzira bwa muntu. Aha naho twagaragaje ko ari ahantu n'ubusanzwe u Rwanda rufite amanota makeya. Rufite amanota make ugiye kureba raporo ya Freedom House Index y'uyu mwaka, usanga u Rwanda rufite amanota 22% ku bijyanye n'uburenganzira bwa politiki n'uburenganzira busesuye kuri muturage. Twagaragaje ko haracyari intege nkeya aho hantu. Dufite ubuyobozi kugeza ubu bataratinyuka gufungura amarembo ya politiki, bataratinyuka gutanga ibitekerezo. Kenshi bagakunda kuvuga bati na amateka mu gihugu cyacu cyanyuzemo haracyari kare, ariko tukavuga tuti imyaka 28 n'urwo rubyiruko mu by'ukuri abenshi bari urubyiruko rutoya igihe u Rwanda rwanyuraga mu icuraburindi bigira jenoside yakorewe Abatutsi. Urubyiruko bamwe bari batoya, abandi se bavutse nyuma yaho. Urwo rubyiruko rufite byinshi rutegereje ku buyobozi bw'igihugu, rufite byinshi rutegereje ku gihugu. Ntabwo urwo rubyiruko rero wakomeza kurupfukirana urubuza ubwisanzure ngo hanyuma utekereze kurimo wubaka amahoro, ahubwo ko icyo gihe urimo wubaka igisasu gishobora guturika. Twabebwetse rero ko icyo ari ikibazo igihugu cyacu kigomba gushyiramo imbaraga, tugaragaza uburyo abantu muri opposition tugifite ibibazo bikomeye, twibutsa abantu bafunzwe ndetse banatubaza ati abanyamakuru bafunzwe bafungiye iki. Tuvuga kuri dosiye ya Cyuma, dosiye ya Professeur Karasira, tuvuga kuri Tonesi Sengimana, ndetse tuza no kugira ngo abanyamakuru bandi bose bafunzwe. Tuvuga ibibazo by'abanyepolitiki bacu bafunzwe, tuvuga ubuzima babayeho ubwo baruko kuvuga babayemo kuri Karasira, kuri Damange. Tugerageza kuvuga ko ari ibibazo mu by'ukuri bituma ibikorwa nk'ibyo bibaye bisa n'ibiterabwoba abasigaye. None ugasanga umunyarwanda adatinyuka kuvuga yisanzuye kubera ko atinya n'izo ngaruka zo kuba yavuga gutanga ibitekerezo. Tunagaragaza ko kuba abanyarwanda badashobora kuvuga mu bwisanzure batinya cyangwa bavuga bagenekereza kubera izo gutinya, kw'ibyo bikomeye biri mu bituma iterambere ryacu ritagerwaho. Kuko ntabwo ushobora kugira iterambere ryagombye gushingira ku bitekerezo by'abagenerwa bikorwa, abayoborwa. Niba muri za nama bajya bavuga ngo abantu batanga ibitekerezo by'ingengo y'imari, ugasanga ibintu byarakozwe batababwiye ngo batange. Ubundi icyo kintu biba hari kureka abantu bakavuga mu ibitekerezo byabo, abo mu nzego z'ibanze batabwiye bati ibyo bitekerezo byanyu n'ibiciriritse cyangwa n'iby'abanzi b'igihugu. Donc hari imvugo n'ibikorwa bikorwa bikumira ibitekerezo byakagombye kudufasha gutera imbere. Ikindi kintu twagarutseho ni ikibazo kijyanye n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Mutaragera kuri iki kibazo cy'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ku ibyo bya good governance, bonne gouvernance, imiyoborere y'igihugu, uvuze ko muganira n'abo badepite bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, mwavuze no ku kibazo cy'abanyepolitiki bafunzwe. Mu mazina abo mwagarutseho n'abahe? Abo mu ishyaka ryanjye birumvikana, twagarutse ko mu ishyaka ryanjye Sylvain Sibomana, barabose bafunze Hamad, hari Jean Claude, hari Emmanuel, hari Marcel, hari Alphonse, hari Claudine, hari Alexis. Dogura tsinda ryose bafashe ku itariki ya 14 ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10. Rero bafatiye hamwe na Theoneste na n'ubu ritaraburanishwa. Donc ntabwo byumvikana ko abantu babafata
bakabafata nk'aho babafatiye mu cyuho hanyuma bakamarana igihe kingana gutya batarababura amezi hafi 8 bataraburanishwa. Donc ni ikibazo nabyo ni bimwe mu nyine bigaragaza ikibazo kijyanye n'imiyoborere. Hanze y'ishyaka ryawe? Hanze y'ishyaka ryanjye hari abo mu ishyaka rya Christophe rya Professeur Christophe Kayumba, nabo bafunzwe, nabo bataraburanishwa. Na Christophe ubwe kuba ataraburanishwa, donc twerekanye ko abo bantu bose bafashwe mu gikundi kimwe, bakaba basa nkaho babitswe ari nk'abantu bagiye kubikwa ahantu. Tukaba dutegereje igihe ababafunze bazaba bikura bakavuga bati abantu tubakuye aho twagiye kubabika. Ku ruhande rw'ishyaka rya Ntaganda PS Imberakuri nta bafunzwe bahari ubu? Muri iyi minsi nta bafunzwe. Hari umuntu wahoze ari umunyamabanga we mukuru wari ufunzwe, hanyuma hari n'uwabuze muri iyi minsi witwa ndamwibagiwe, ariko hari n'undi wafunzwe n'umunsi yashize yatanze itangazo. Waburi irengero wagiye gushika icyumweru? Waburi irengero. Nta kanunu ke kugeza n'uyu munsi? Nta kanunu gahari ntabwo. Yari afite imizi inshingano nibuzizi? Ntabwo nzi inshingano yari afite mu ishyaka rye. Warugeze ku kindi mwaganiriyeho kijyanye n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari? Amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Uwo muntu tutaragera ko najya nese ko umuntu wabuze wo muri PS Imberakuri yitwa Eraste, ntabwo nzi naryibuka ariko Eraste ryo ndaryibuka. Mu karere k'ibiyaga bigari twagaragaje ko ni byiza abantu baba barashakisha umuti hirya no hino. Inama zirimo zirakorwa ku rwego rw'akarere, hari wa mushinga w'umuryango mpuzamahanga wo gushaka za ngamba zo kugira ngo bashakira amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ariko twavuga tuti kugeza uyu munsi hari ikibazo cy'uko aho ipfundo riri atariho rijya gupfundurirwa. Ikibazo twagaragaje tuti ibibazo bya Kongo, akarere kose k'ibiyaga bigari katangiye kubura amahoro igihe hari habaye impunzi zari zihunze zigahungira muri Kongo ari nyinshi, zikakirwayo zikabayo. Nyuma ibyabaye twese turabizi, intambara yateye n'ibiti byose, kuva icyo gihe nta mahoro akarere kigeze kongera kugira. Rero inama zirimo zirakorwa, tugasanga hakenewe gukorwa inama ku buryo bw'inzego ebyiri mu bice bibiri. Hari inama yo ku rwego rw'akarere igomba kujyirwamo itari abayobozi b'ibihugu gusa, kuko mwabonye ko nka Perezida Tshisekedi agenda akajya mu nama yagaruka batajya kumubwira batari ko iriya mwavuze ntabwo tubyemera. Donc ni inama igomba kugerwamo nibyo koko n'abanyepolitike, ariko n'imiryango ya societe civile itegamiye kuri leta, kandi yo mu bihugu byose byo mu karere, haba abo muri opposition, haba abo bari mu buyobozi. Noneho abo bantu bagahura tukarebera hamwe ikibazo cyo mu karere uko kimeze, abantu badahenza abandi ubwenge. Abantu ntekereza ko impamvu tuvuga gutyo ni nuko dusanga ko gushyiramo les acteurs majeurs bose bituma hari ibibantu bigomba kurwanya. Nko muri iyi minsi twabonye ko hari abantu batangiye gufata nabi, ugasanga muri Kongo witwa umunyarwanda wese barimo baramufata nabi, baragera gute. Donc ikibazo politique kikitirirwa umuturage wese w'igihugu. Rero tukavuga tuti les acteurs bose bagomba majeurs bagomba kujya muri izo nama zo mu karere k'ibiyaga bigari zigakorwa mu byiciro, nkuko inama ya Cogo mirimo ikorwa mu byiciro by'abadamu, iby'urubyiruko. N'izo nama zigakorwa mu byiciro, ariko imyanzuro ikaza guhurizwa hamwe kugira ngo hashyirweho ingamba. Navuga icyemezo cy'uko abantu bagomba kubana mu buryo bwa rumoni bahuje, ariko cyane cyane mu kintu gihaje no kuvuga bati ubu ngubu imipaka ya buri gihugu igomba kuba ntavogerwa. Buri gihugu kigomba ibibazo byacyo, ni ibibazo mufite iwanyu n'ibyo, ndetse n'ibyo bibazo kubivugira muri iyo nama yo ku rwego rugari rw'akarere, niho binasobanuka neza ko bavuga bati ibibazo byo mu Rwanda ni ibi, niyo mpamvu biza bigasendera iwacu, iby'i Burundi ni ibi, byo muri Kongo ni ibi. Abantu bamara kubyumvikana none bakajya imbere buri bantu mu gihugu cyabo, kavuga ati ibibazo duhure bijyanye n'imiyoborere, ibibazo bijyanye n'ubukungu, ibibazo bijyanye ibyo bibazo byose bigakemurwa none abantu bakabyigira hamwe, ugasanga buri gihugu cyumvikanye ku nzego z'ubuyobozi zigomba gushyirwaho kugira ngo abaturage bari buri gihugu babeho mwituze, kandi ibihugu bibane mu mahoro, nta bushotoranye, nta kurwana, nta kurebana y'ingwe nk'uko bimeze uyu munsi. Mu bo mwaganiriye ejo abadepite bo mu Bwongereza, bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, batubwiye ko harimo no mu ishyaka Parti Libéral, ishyaka riharanira kwishyura ukizana. Ese ntacyo mwavuze ku kwishyura ukizana muri rusange, gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwa muntu? Ubwo mu byumba harimo kwishyura ukizana kw'abaturage bose muri rusange, gutanga ibitekerezo kwa buri wese muri rusange, bitari itangazamakuru gusa cyangwa abanyapolitiki, ahubwo n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ridasigaye muri rusange.
hakivuzeho cyo twabivuze ko twagaragaje ko mu by'ukuri hari akantu gake iyo usanga abaturage batangiye gutinyuka gutanga ibitekerezo tubabwira ko hari igihe bahamagara kuri radiyo niba hari umuyobozi wamugiriye nabi niba ari mu rwego rw'umutekano nka ba daso wamukoreye urugomo ugasanga amagwe kuri radiyo arabivuze radiyo zigenga amaradiyo yigenga ariko ko bitari byaba cyane kuko usanga nyine niyahamagara avuga ati ngewe hano ubuyobozi bwavuze ko ninongera guhamagara itangazamakuru nta serivisi bazongera kumpa ibyo bibazo nk'ibyo nyine tukagaragaza ko turacyabifite twabwiye ko tukiri ari urugendo rurerure rwose tukiri ahantu kure hari urugendo tugomba gukora kugira ngo umuturage muri rusange agire ijambo mu bimukorerwa abe yashobora kubwira umuyobozi ati nkorera si byo umuyobozi abyakire nk'aho ari akibuka ko ari umukozi w'uwo ayoboye akavuga ko ari umukozi we agomba rimwe na rimwe kumubwira ati ibi nkoreye simbyishimiye umuyobozi ntamufate nk'aho ari umwanzi cyangwa ngo amubwire ngo urajya gufungwa umwanzi w'igihugu donc ibyo ibintu bisa nk'ibikangisho cyangwa nta serivisi tuzongera kuguha donc dusanga ari ibintu bigayitse bigaragaza nyine ko tugifite urugendo rurerure rwo kugenda ku bintu byo gutanga ibitekerezo niyo batari umunyamakuru urabona ari Professeur Karasira ari Damange batanze ibitekerezo byabo ntibari mu mashyaka ya politike ntibari mu bantu bavugaga bati hari ibibazo tubona bikwiriye gukemurwa abantu tukasanga ko atari abantu bagombaga gufungwa no ko buri muntu twagarutseho nk'ingero twagiye dutanga tuvuga tuti hari bigaragaza ko tutaragira ku rwego rw'uko umuntu umuyobozi bamunenge bitagenda akabyakira nta ngingimira adashyizeho ikintu gisa n'igitugu kuwayobora kuko nk'abo bantu twari kumwe kugira ngo abantu bashobore kubyumva bashobora kuzareba nko mu rurimi rw'icyongereza kuzakurikira nka deba zo muri Parlement cyane igihe bavugaga ku kibazo cy'impunzi narebye ingamba abadamu twari kumwe n'abaga ukuntu bavugaga ukuntu bahataga ibibazo bari mu mashyaka anyuranye bahata ibibazo uriya mu minisitiri waje kugirana amasezerano n'u Rwanda uriya minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'imbere mu gihugu ariko nta nzika nta rwango nta umukurikirana ngo umwanzi cyangwa iki ni ibyo nyine abavuga icyo abona gikwiriye gukorwa ntawe umukurikirana ntabwo ugereranya demokarasi na deba yo mu Bwongereza yongeranye no mu Rwanda ariko abayobozi bo mu Rwanda bagomba kumva ko ntacyo bitwaye ko umuntu akunenga ntacyo bitwaye ko uyobora ugomba gushyira ubundi bishyize mutwe wabo ko ari abakozi bacu twebwe tuyoborwa bagombye kujya bemerwa yuko ugombye kujya bemerwa ko umuntu ababwira abanenga ati biriya bintu si byo bikwiye gukosorwa nibyo byadufasha gutera intambwe mu kujya mbere n'amavuta twanagaragaje ko tukidindiye mu iterambere kubera ko cyabura icyo kintu cy'uko abantu bamenyera kujya impaka zubaka bamenyera kwakira ibitekerezo by'umuntu wundi badahuje ibitekerezo ugasanga umuntu mudahuje ibitekerezo nyine baragufata nk'umwanzi cyangwa baragutuka cyangwa ibitekerezo byawe ntabwo babyumva ariko nyine ikibazo ni inzira ndende tukirimo tugomba gukora ariko ntekereza ko umunsi umwe tuzagira aho tugera wavuze mu kanya iby'abayobozi ko ari abakozi babo bayobora ese ndiko inaha biri cyangwa ahubwo inaha abayoborwa ndavuga ne kuvuga inaha mu Rwanda nyirizina cyangwa ahubwo mu bihugu byinshi bya Afurika abayoborwa n'imbata z'abayobora n'ibyo mu bihugu bya Afurika ntabwo ari mu Rwanda gusa turacyafite icyo kintu cy'uko umuyobozi ariko ubuyobozi yibagirwa ko abereyeho uwayobora akumva nyine ko agomba kumutsikamira akumva ko niwe ufite itegeko nibyo hari ububasha ahabwa n'itegeko kubera umwanya arimo w'ubuyobozi ariko uwo mwanya ahabwa n'itegeko ni ukugira ngo ufashe kurangiza inshingano ze neza ntabwo ari ukugira ngo aryamire uwo agomba kuyobora rero kenshi mu bihugu bya Afurika usanga umuyobozi rya tegeko ahabwa ubwabasha ahabwa n'itegeko kubera umwanya arimo kugira ngo aragize inshingano ze neza aritsindagirisha uwo yakagombye kuyobora n'ibibazo dufite si mu Rwanda gusa n'ibihugu byinshi byo muri Afurika ese kucyo bavugaga cyo kwishyira kwizana gutanga ibitekerezo iyo mu gihugu nk'u Rwanda gifite inama nk'iyi ikusanya ibitekerezo by'impande zose mu ngeri zinyuranye abanyapolitiki nkamwe mwumva ibitekerezo byinshi bya rubanda mukabyumva mu mujyo utari uwo byanze bikunze ubutegetsi bwifuza kubyumvamo kutagiramo ijambo nubwo mwaribonye ku ruhande kandi rikomeye ku mwanya mwahawe n'abadepite ni munini cyane kurenza uwo mwari kubona municaye mu nteko cyangwa muri sale inama yabereyemo ariko kutaba mwicaye hamwe n'abandi ngo mwungurane ibitekerezo mutangira hamwe ubifata ute ubyakira ute ubibona ute
ibyo ni ibintu nagaye n'abantu ari bari abadepite ndetse n'abandi turi kuvugana kuri za Zoom kuko inama ntabwo ari ziriya gusa n'izindi ziri kuba bose ndakubabwira ko ari ibintu bigayitse kuba umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bivuga icyongereza umuhamo ufite harimo gutanga ubwisanzure mu bitekerezo, harimo demokarasi, hanyuma ugasanga umuntu asabye kuza kujya mu nama ugasanga ntabwo bamushubije. Hari abanyamakuru benshi babimbajijeho nahabwe rwose naranditse nsaba kuba nazajya mu nama ya forum y'abadamu cyangwa forum y'abaturage rusange, ariko nta forum y'abadamu niyo yanshubije ku itariki 23 z'ukwa gatanu rwose bitanze ku 25 tuzakubwira uko bimeze, ariko kugeza uyu munsi nta gisubizo bigeze bamuhabonye ko yabaye yatangiye ejo. Donc ni ibintu nabyo nagaye ndetse nanabwiye n'abari abadepite tuganira ndabwira nti hari ikintu twifuza nk'abanyarwanda ubu ngubu nyuma y'iyi nama yacagamo u Rwanda rwo ruze kuyobora umuryango wa Commonwealth igihe cy'imyaka 2. Ahubwo rero nk'abanyarwanda abaturage b'u Rwanda turashaka kugira ngo uwo muryango niba mu myaka 2 hazagira icyo tuzasigarana tuzavuge tutuye umuryango kubamo byadufashije noneho tukanawuyobora byadufasha kugira intambwe dutera mu kugira nibura amahame yawo igihugu cyacu cyubahiriza. Ahubwo ni ibyo bintu nibidakorwa icyo tuzasigara abanyarwanda no kuvuga ngo uriya muryango ubundi tumariye iki? Nta kintu tumariye. Donc abanyarwanda ntacyo bazabona uwo muryango uzabo ubamariye. Niyo mpamvu nabwe nti turizera yuko nk'igihugu cy'Ubwongereza kuko ari cyo gihugu nabwo kiri kwisonga kuko nicyo cyakoronije ubundi muryango ubuzi ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'ubwo Rwanda rurimo twakoronijwe n'Ubwongereza. Ariko turavuga tuti ikintu bizasiga no kuvuga ko ni hahandi ni bya bihugu by'ubukoroni baza bafite ibyo bishakira bindi ariko batitaye ku nyungu z'abaturage zabene igihugu. Donc n'amavuta twavuze tuti turizera ko ari kizakorwa natagira igikorwa nyine muzamenye ko abanyarwanda tuzabaveba nyine tuvuge duto umuryango ntacyo watumariye no kuba tuwurimo abanyarwanda bakumva ko umuryango barimo ntacyo bizaba bibamariye. Ugize uti warasabye ntiwasubizwa. Ejo abadepite bahuye nana nkaganda mwembi mwifuje kuba muri inama ya Commonwealth ntimwasubizwa ntimwakirwa. Ntabwo Maître Ntaganda nigeze mubaza niba yarasabye ko kuba nawe yajya muri iyo nama. Nge ndavuga ibyanjye kuko ngene nasabye nanditse nasabye ntibasubiza. Donc ntibavuga niba nshobora kuyijyamo cyangwa ntazayijyamo. Aha rero niho mbaza ikibazo cyo kuvuga nti ese kuba waragombaga kubirimo nk'abandi nk'umunyapolitiki utanga ibitekerezo icyo nicyo ntekerezaga ko wenda nibwira ko ushobora no kutarasabye ariko wifuje kujyamo ntiwahabwa iyo opportunity amahirwe cyangwa se kwakirwa kutakirwa mu nama nk'iyi umaze kwivugaho uburyo ubibona wavuze ko binenga kuba noneho bamwe mu bayigize mu bafata ibitekerezo mu bakusanya ibitekerezo bizavamo baravuze ngo hari umuntu ku bandi turi kubona reka tujye kumureba tumusanga hari tuganire nawe. Bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye iki kuri opposition nyarwanda? Bisobanuye iki ku bantu baniga mu ijambo muri inama? Ni ikintu cyiza nashimye kuko nyine wa mugane bavuze bati niba atazaba arimo twebwe tuzamusanga twumve ibitekerezo bye kandi nkuko nabivuze bari bategereje kumva ese ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite mu bijyanye n'iterambere mu bijyanye n'imiyoborere myiza bihagaze biti kumva icyo ni nacyo rwose banatubajije director mu bakicaro cyo kibazo bise babaza bwate mwebwe iterambere ryo mu Rwanda mu gihugu cyanyu muribona mute? Mwebwe iki kibazo cy'imiyoborere mu gihugu cyanyu gihagaze gite mukibona muri yihendererwamo? Donc urumva nabantu nkuko bivuze barimo bakusanya ibitekerezo bavuga bati turebe kandi nababwiye nabo muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'abihugu bya Afurika rero bagomba kureka kuvuga bati si politike turimo hari irimo gufasha kubareba kuko abantu hari ikintu bagomba kumva ntabwo ari kubana gusa by'ubucuti busanzwe mu bihugu bikize nka biriya igihugu cy'Ubwongereza kimaze gutanga amafaranga agera muri biliyoni imwe y'amapawundi n'amafaranga menshi cyane amenshi bayatanze mu burezi. Rero bakaba bakeneye kuvuga ati ese iyo politike dushyigikiye ese hari ikigeza ku baturage nkuko bivuze. Rero dukunda guhura n'abaturage bakatubwira ibibazo byabo. Urumva rero baba bagiye ku muryango bakomanze ko ari wo kumenya ese abaturage bo mu Rwanda ubwo bufasha tubaha bubageraho hari cyo mu bamarira hari umusaruro bubyara ese iyo muyoborera hari aho igana ese ntabwo ushobora kuvamo ikintu gishobora gutuma ejo cyangwa cyo nibyo turimo twubaka bisenyuka. No kurumva ibyo bibazo byose bibaza nibyo twaganiriyeho kandi nkuko bivugaga byari byiza kuganirira mu rugo twicaye dufite umwanya uhagije kuruta ko umuntu ari kuba ari mu nama adafite igihe cyo kuvuga ku bibazo byose. Nagize mu kanya kashize nagize nti niyo uba mu nama ntiwari kubona umwanya uhagije wo gutanga ibitekerezo unagikomojeho gusoza icyo bavuga mu kanya nanone washobora no kwaka ijambo nturihabwe ariko kuba
urihabwa uri wawe bagusanze aho uri, aho bafite umwanya uhagije nawe ufite umwanya uhagije, mwamaranye igihe kingana gite? Twamaranye iminota 45 irenga hafi isaha, twamaranye kirenga isaha. None muri iki gihe cyose mwamaranye kirambuye mukaganira, handi uba ufite umwanya wo kuvuga ukongera ugasubiramo, ukongera ugasobanura, ugatanga n'ingero, nakubaje nti bifite igisobanuro ki kuri opposition nyarwanda ku munyapolitiki kandi mu ijambo? Ikintu cya mbere kigaragara ni uko mu gihe abandi bavuga ngo Ingabire ntabwo ari umunyapolitiki, ngira ngo kiriya ni ikimenyetso kiba gihagije cyemeza ko ntabwo umunyapolitiki, ntabwo umuntu nk'umunyapolitiki kubera ko ugizwe n'abandi. Ubu umunyapolitiki kuko ubwawe ubihisemo ukavuga uti njyewe ngiye gukora politiki, ngiye guharanira, ugatanga ibitekerezo byawe. Muri Darfur Murenzi turavuga tukavuga turaharanira iterambere n'ubwisanzure kuri buri wese, ukavuga uti ni ikintu ngiye kurwanirira kugira ngo nkigezeho ayo mahame, ibyo bitekerezo bigeze kuko turavuga tuti nta demokarasi ishobora, nta demokarasi ihari nta terambere ryahaba, nta n'iterambere rihari nta demokarasi ishoboka. Kuvuga ngo mu Rwanda dufite iterambere kandi nta demokarasi dufite, turavuga tuti ibyo bintu ni harya mite babyita iki mu Kinyarwanda, kuko iryo terambere ryaba ari baringa, kuko nta terambere kuko iterambere nyaryo rigomba kuba rishingiye ku muturage. Iterambere nyaryo rigomba gushingira ku muturage, ntabwo iterambere ari imihanda isukuye, ntabwo iterambere ari amazu meza. Nabonye ahantu rwose hakeye cyane muri ahandi hatazanyura imodoka, hano ku Gisimenti hariya mu gihe abantu bahatatse haba heza cyane, ariko iryo ntabwo ariryo tembere umunyarwanda cyane mu gihugu gikennye nk'icyacu, ntabwo ariryo terambere dukeneye, ntabwo ariryo tembere twe tuvuga. Turavuga iterambere ryandi rituma ujya mu giturage, ntongeye gusanga umuturage uriyo mugabo akenyeje ikirere ipantaro. Dukeneye iterambere rituma umuturage wo mu cyaro nawe bafite uko abayeho, ashobora kwishyura mituweli, ashobora kuvuza abana be nta kibazo, ashobora kurihira abana be ku ishuri nta kibazo. Uyu munsi nabyutse numva ku maradiyo abantu bavuga bati hari ikibazo, iriya gahunda yo kugira ngo abantu bare ku mashuri, n'ibyo abana bakarera ku mashuri, n'ibyo byatuma ireme ry'uburezi rizamuka. Ariko haracyari ikibazo cy'uko usanga ubukene abantu bafite mu byaro badashobora kubona amafaranga yo gutanga ngo abana babo barye ku ishuri. Donc ugasanga rero iryo ni ryo terambere dushaka, kugira ngo hatagira umuntu mubyeyi ubabazwa nuko adashoboye kubona ubushobozi bwo kuriha umwana we ngo arye ku ishuri hamwe n'abandi bantu, adashobora kumubonera imyenda y'ishuri. Iryo terambere ryo dushaka, umuturage, iterambere rigera ku muturage akazamuka akava mu bukene, ntabwo iterambere ari amazu n'imihanda isukuye. Iyo menya ko uzahura nabo nawe kuza gusaba kubasaba ko bazigora n'ubwo bafite gahunda iri surcharge irimo byinshi, hakazaboneka nk'umwe cyangwa yurasura imfungwa zifungiye mu buryo budasanzwe. Ibyo ngibyo wivunika twe twabibasabye, twe twabwiye tuti bishobotse mukabona akanya mwazadusurira abantu bacu bafunzwe, mukabona kuko buryo abantu bari ahantu ni byiza ko banabona ibibazo uko biri, kugira ngo bumve ko hari igihe wenda abantu bakunda kuvuga ngo no muri opposition bagira ibikabyo, kandi koko hari igihe wenda no muri opposition bakabya cyangwa iki, ariko uvuga ibintu bifatika. Ni nabyo nanjye nkunda iyo umuntu avuga ibintu akanabyibonera ubwo akabona ko ibyo uvuga atari ibyo uhimba, ari ibibazo bihari koko kandi bikeneye kubonerwa ibisubizo. Ntabwo ibibazo tubivugira mu Banyarwanda turacyafite, nkunze kuvuga iyo tugiye muri deba usanga hari abantu bagifite bakurura bashyira nivo ya deba hasi. Umuntu yavuga ibibazo bihari ugasanga bavuga ngo uri umwanzi w'igihugu, abashyitsi baje tugomba gukubura tugakesha. Ntabwo ibyo bintu abantu bagomba kubivuga. Oya, abo bantu impamvu bagomba kubimenya, bari mu batanga imfashanyo ikomeye y'amafaranga kugira ngo tuve muri ubwo bukene. Niba bashaka kumenya rero ko aho bukene bugeze, ntabwo njye bazaza bambaze ngo Ingabire mwateye imbere kubera ko babonye imihanda isukuye n'amazu yubatse neza muri Kigali, ngo mbabwire ngo koko twateye imbere. Ndavuga nibyo koko hari icyo twagezeho, ariko hari n'urugendo rurerure tugomba gukora, ariko cyane iterambere ry'umuntu ntabwo riragerwaho, ntabwo turaryuzuza. Abantu bacyafite abakennye benshi cyane mu byaro. Ibyo rero kubivuga ntabwo ari ugusura kwambika isura mbi igihugu, kuko niko kuri guhari, kugira ngo abantu bumve ko tugifite urugendo mu iterambere, bumve ko banagifite uruhare runini mu kuduherekeza nyine nk'uko babyiyemeje babikora. Ntabwo ari ukwambika isura mbi igihugu, ntabwo ari ukwandagaza abayobozi b'igihugu. Ndagira ngo mbanze ubwo mbe ntangiriye babandi bahita bavuga ngo mwandagaje isura y'igihugu, cyangwa bajye bumva hari ukuri kuba guhari. Ntabwo umuntu yaza ngo ambaze ngo mwateye imbere kubera ko twabonye Kigali. Njyewe ubwanjye ntanagiye no kure ijya Rwampara ugasanga abantu barimo bavoma amazi y'ibirohwa, ngo babwire ngo nta kibazo twateye imbere. Uwo munyarwanda kandi avoma amazi y'ibirohwa ntabwo nshobora kumurenza amaso ngo ne kutamuvugira.
ntabwo nshobora kurenza amaso umuturage numva buri munsi urira avuga ati abana banjye ntabwo bashobora kujya ku ishuri kubera ubukene ngo hanyuma mvuge ngo yangu nta bibazo twateye imbere rwose no hari ibyo twagezweho ariko nitaragerwaho iyo bibaye ari ibyo nabo ubwabo usibye kuba nabaza n'ibyo bazi ubundi u Rwanda ntabwo rwakaye ruri mu bihugu 25 bikene twarateye imbere ntabwo u Rwanda rwari mu bihugu 25 bikene kuva ariho tukiri rero nuko ari urugendo tugomba gukora kubivuga rero ubibwira babandi batanga ifashanyo zo kugira ngo tuve muri ubwo bukene ntabwo ari ugusebya igihugu. Dusoza niki wifuza ko icogamo isigira u Rwanda? Iyi nama ya Cogoma izasiga amafaranga kuri bamwe bashoboye kuyabona. Iyi nama ya Cogoma nta kintu ikizasiga ni amafaranga nyine mu mahoteli abantu bazajyamo, abantu bamwe bashoboye kubona uturaka, abantu bashoboye kubaka iriya mihanda, biriya bikorwa remezo byakozwe. Ibyo ngibyo navuga ko ku bukungu hari akantu bizasigira igihugu. Cogoma ni inama y'igihe gitoya mu by'ukuri, icyumweru ntabwo ari igihe kinini. Ntekereza ko igikenewe ahubwo no kureba iyo myaka 2 y'ubuyobozi igihugu cyacu kizaba gigiye gufata niki bikwiriye gusigira igihugu cyacu. Nabivuze ndabyo nasabye n'abayobozi nuko byasiga hari ibikorwa bifatika bigaragara ko hari intambwe iri muterwa mu kubahiriza amahame remezo cyane cyane mu bijyanye na demokarasi, mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Ibyo ngibyo nibyo twifuza ko muri iyo myaka 2 u Rwanda rugiye kuyobora. Nibura hari bira igihe u Rwanda ruzaba rugiye guhereza ubuyobozi ikindi gihugu mu myaka 2 izakurikiraho, bazabye bati cya gihe mwazaga kudusura abatavuga rumwe natwe bayingabire baravuze ibi ntibihari, none dore intambwe twateye, dore aho tugeze. Nibura hakaba ari ikintu positive u Rwanda ruzagaragara gifatika kidashingiye ku itekinika. Hari tuganira ku ruhande akantu wambwiye ngo mu kiganiro twakoze mu minsi ishize hari akantu uzi kabone igisubizo. Ubushize twagaye executive w'umurenge wa Kigembe kubera ko atari yarahembye abakozi bubatse ibyumba mu murenge we, akababwira ngo basa n'abariye inka nibagende. Nabuze umuntu usobanuriye icyo kurya inka gusa n'abariye inka, kuko umunyarwanda urya inyama wese yariye inka kandi aracyayirya. Ubushize tuganira hari kimwe mu byo twakoze ibiganiro nzabambwiye uti hari akantu uri kubwire ko hari kimwe mu byabona ibisubizo muri twavuze bushize abaturage bakubwiye ngo barasubijwe. Icyo nubwo twari dushoje ikiganiro ntabwo byaba byiza ko tugenda tutatumikiye mu gihe bavuga bati turashima ko watuvuganiye tugasubizwa. Nibyo ubushize dukora ikiganiro twavuze ku kibazo cy'abaturage bo muri Kigembe bubatse ibyumba, hanyuma umuyobozi w'umurenge wa Kigembe akababwira ati mwebwe rwose musa nk'abari nk'amafaranga yanyu ntayo nzabaha, abaturage bakababara. Ariko ejo banyoreje message bambwira ati rwose Imana ihumugisha rwose abantu batumye dushobora kubona amafaranga. Boro mbona akanya ko gushimira ari uwo muzi w'Ikigembe nubwo yabikoze atinze ariko nibura yigeze aho arabikora. Abayobozi bamukuriye cyane Minisitiri Minaloc kuba icyo kibazo cyarakurikiranywe kandi kigasubizwa uyu munsi abaturage bakaba bishimye. Ubundi byari byiza yiba bahoraga buri muturage ahabwa ikimugenewe, twahora dushima abayobozi bacu rwose bagiye bagerageza bajye baduha impamvu zo guhora tubashima. Murakoze. Cyakora rwose abantu bakora imirimo inyuranye, abo bubaka ibyumba by'amashuri, aba bari muri za VUP mu bikorwa binyuranye, bajye babahemba cyambere cyo nta handi bakura. Tuba ari utuntu duto cyane babona twintica nikize, ariko nibura bakakwiye kutonera igihe. Hari umwe muri abo baturage bambwira ati ubu mwana wanjye yavuye mu ishuri kubera ko ayo mafaranga niyo nateganya 50,000 ku muntu ufite umwana muri 9 years. Abavuga ati ayo ngayo rwose azamuhira arangije kwiga. Bambwira ati kubera ko igihe cyari gishize bataradutwishyuriye umwana baramwirukanye mu ishuri biyicaye mu rugo. Rero kurumva kuyazana impitagihe cya kintu cyatumye wa muturage abiri cyuya utayamuhereye ku gihe n'ubundi ntacyo azangwa kiza, ariko kuyabaha nibura ntabwo ari kimwe, ubwo barashaka ibindi bibazo bakemura, ntabwo ari kimwe no kuyahirana burundu. Ubwo rero abayobozi b'igihugu cyacu rwose mujye muduha impamvu zo gutuma tubashima. Urakoze cyane Madame Victoire Ingabire Umuhoza, murakoze cyane mwese abakurikiye Pax TV muri kiganiro cya none. Umugoroba mwiza, ibihe byiza. Jedi Wari John Williams.